hari abakorera Imana mu buryo runaka mu buryo bwuzuye, hari n'abaharanira inyungu zabo mu buryo bw'umwihariko mu buryo runaka. So itegeko y'igihugu uko biri kose hari amategeko agenga igihugu, ariko nanone kandi no mu buryo runaka bw'ijambo ry'Imana harimo 100%, kuko rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu ashobora kuza mu itorero ryawe avuga ati ngiye ndemerewe wenda n'ubukene, akaba ariyo mpamvu rimwe na rimwe n'urubyiruko rubona ko ari nk'ubuyobe mu buryo runaka, kandi si ubuyobe gusenga habamo discipline. Twongeye kubasuhuza inshuti zacu dutega amatwi dubana umunsi ku wundi, ni nlanezb nk'ibisanzwe. Ndabasuhuje kandi ndakwibutsa gukora subscribe kuri channel yacu, comment, like na share. Muri aka kanya rero dufite umutumirwa wacu usanzwe umenyerewe kuri channel yacu, bamwita Giovanni. Tugwaye ikaze. Urakoze kabisa, ndabashimiye. Giovanni, amakuru y'iminsi se? Amakuru ni meza kabisa. Mwebwe mumeze mute? Ndabona mumeze neza. Weekend imeze gute kuri mwe? Sha weekend imeze neza, ibintu byose biragenda umunsi ku wundi, nyine tuba dushima Imana kabisa. Akavura se we kari kukugeraho? Akavura rwose kameze neza, ubutaka ndabona bwasomye kabisa ku buryo icyizere cy'umwimbu umugani w'abarundi kirahari cyuko tuzarya tugasigaza. Giovanni, katwiganire ku makuru abagiye acicikana cyangwa ku bijyanye n'ubuzima tubamo umunsi ku wundi. Urumva ese wowe ubona gute na n'izi saha insengero zimwe na zimwe ntago zirafungurwa? Hari amakuru avuga yuko hari n'insengero zimwe na zimwe zatangiye gusenywa, ubibona gute? Ndakeka atari ubwa mbere icyo kiganiro twakiganiriyeho, ariko mu by'ukuri uko nakongera kubivugaho cyangwa se commentaire ishobora kuba nakongera ku byo nari navuze, buri kimwe cyose kibaho ku mpamvu, kandi igihe cyose iyo leta itaje mu bintu wenda bishobora kubaza nk'akajagari, si ubwa mbere si ubwa kabiri twagiye twumva abakristo cyangwa se abayoboke b'idini runaka babashaga kuzamo guterwamo n'umwuka w'umwiryane hagati muri bo, ugasanga wenda babashije kuba habonekamo imvururu. Akaba ariyo mpamvu mpamya ko leta nayo ishobora kuba yari yarabonye ko bishobora gukururuka cyane bigateza ibibazo birenze cyane, kuko hari insengero ziriho zishyizeho, niko nabivuga, hari abishyizeho, ntabwo tuvuze ko mu by'ukuri bose bishyizeho, hari abakorera Imana mu buryo runaka mu buryo bwuzuye, hari n'abaharanira inyungu zabo mu buryo bw'umwihariko mu buryo runaka. So kuba wenda leta ibirimo ni ukugira ngo inoze ishyire muri gahunda mu buryo nyabwo. Turabizi neza ko itorero ari undi mubyeyi ubasha kuyobora ari abakuze ari abana bato mu nzira imwe igororotse kandi ihura n'amategeko agenga igihugu mu buryo bw'umutekano mu buryo runaka, kuko ntabwo wafata ngushinze itorero mu buryo runaka ngo nihaze umujura umusubize inyuma. Uko biri kose azamwakira, umuhugure, umwumvishe ko inzira imuhesha amahoro, imurinda ingaruka z'ubujura ari ukuyoboka amategeko. Burya ijambo ry'Imana uko biri kose rihura ntirinyura ukubiri n'amategeko y'igihugu. Uko biri kose hari amategeko agenga igihugu, ariko nanone kandi no mu buryo runaka bw'ijambo ry'Imana harimo n'amategeko asanisha imibereho myiza y'abaturage, n'amategeko ahura ateganya kugenga ubuzima bw'umuturage mu buryo bumuyobora mu nzira nyakuri iboneye kandi imuhesha amahoro. Gusa nyine iyo urebye muri iki gihe insengero zabaye nyinshi cyane, gusa hari indirimbo ya Bulldog ivuga ngo uko amatorero aba menshi niko twebwe tuzerera. Ese nawe ubibona gutyo? Yarakoze cyane, ahubwo kubivuga cyo wenda nuko ababyumva ari bake, ariko ndahamya ko kuri social media abayigana ari benshi, n'abashobora kubyumva babyumva kandi babasha kubikurura bakabyumva neza. Urabona no kuzerera gutyo, kutagira address, nuko umukristo cyangwa se abayoboke ba Kristo babashije bari kujarajara bitewe nuko bumva aho bari badatuje, badahabwa ibyo basabwa, ibyo bifuza 100%. Kuko rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu ashobora kuza mu itorero ryawe
avuga ati ngewe ndemerewe wenda n'ubukene mu buryo runaka, reka njye mu iri torero kugira ngo wenda mbashe kubona wenda n'uburyo wenda bafashiriza umwana bakamushyira mu mushinga, wenda yahagera bitewe n'ikintu gikunda kuboneka cy'ikene wabo, akaba atabasha kubona ubwo burenganzira cyangwa se ngo abashe gusubizwa nk'uko abyifuza, bikaba byatuma uyu munsi wenda cyangwa se umwaka umwe abarizwa mu iri torero yabona bitavamo akajya mu rindi. So buri wese harimo ibintu bya gutyo nyine gutyo kandi koko biranumvikana mu by'ukuri. Ni nabyo leta iri kuvuga ati mu buryo runaka niba uri itorero cyangwa se garagaza igikorwa remezo gishobora gutuma n'umuyoboke wawe abasha kubona ubuzima bubasha kuba bwahinduka bugana buva mu mwijima w'ubukene cyangwa se mu mwijima w'ibindi ariko abasha kumurikirwa n'uwo mucyo uko yagannye iryo torero, kagira aho rimuvana rikagira n'aho rimugeza, bitabaye ngombwa ko leta nawe, yego leta ntibivuze, leta ni umubyeyi wa buri wese, ariko mu buryo runaka mu kunganirana itorero rikagira aho rivana abayoboke baryo, rikagira aho ribageza, na leta ikagira aho ibasha kugira ngo yunganire aho itorero rigejeje. Ni imihindukire y'isi cyangwa bijyanisha n'iterambere isi iri kujyamo umunsi ku wundi. Ujye kureba kera urubyiruko wasangaga urubyiruko rwinshi rwitabira amasengesho, rwitabira gusenga. Ni iki gituma ubundi urubyiruko narwo ruri kugenda rucika intege mu kujya mu matorero gusenga? Ni imyigishirize rimwe na rimwe isa naho idasobanutse. Imyigishirize navuga ngo wenda ishingiye ku bwikunde cyangwa se kumvisha umuntu ko ashobora kuba iki ngiki kandi mu by'ukuri inzira umunyuzamo itariyo. So ntabwo wabwira umuntu wenda ngo najye ku musozi ngo asenge iminsi 40. Twagiye tubyumva muri Kenya, aho abantu bamaraga iminsi 40 ngo bategereje kubona Yesu, bakamara iyo minsi 20 umwuka warangije kurangiramo. So akaba ariyo mpamvu rimwe na rimwe n'urubyiruko rubona ko ari nk'ubuyobe mu buryo runaka, kandi si ubuyobe. Gusenga habamo discipline. So gusenga ukongera ugakora ntabwo bikuraho ko Imana ikumva rwose pe. Imana irakumva, kandi burya ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. So iyo wisenze ukongera ugakora, nta kabuza ko Imana ishobora kuguhera umugisha mu byo uri gukora. Ndavuga ngo hera kuri gato nanjye nongereho, ufite iki kugira ngo nongereho. So ntabwo wagenda ngo wicare. Turi urubyiruko rumaze gusobanuka mu by'ukuri aho rushaka kuva n'aho rushaka kugera. Ntabwo rugikeneye wa muntu wo kuza ngo ararurindagiza ngo arujyane gutya na gutya, asenga kuko bimurimo. Kandi twasanze Imana tuyizi, ntabwo twayigishijwe n'abazungu, kuko n'ikimenyimenyi twumva no mu mateka ya kera twasangagamo amazina ya Habyarimana, Harerimana, Hatungimana. So ntabwo umuzungu uri wazanye iryo zina rya Hatungimana cyangwa se Harerimana. So rero mu by'ukuri iyo usobanutse mu mutwe ntawe ushobora kukujarajaza ngo kujyane gutya kumanura gutya gucurukura. Ibitangaza by'Imana ntawe utabyemera, ariko mu by'ukuri bikorera mu byo dukora n'intego twihaye. Urubyiruko ngiye mbona urubyiruko si wamenya ibintu ruhugiyemo, kuko narwo ubwarwo rurataka ubukene, akazi, gusuruka rusanga kuri social media cyane, urumva. Ariko na leta yakora igenzura nayo yangiza ikavuga ngo umubare mwinshi w'urubyiruko wabaswe n'ibiyobyabwenge. Ubibona mu yihe shusho? Ese urubyiruko rwabaswe n'ibiyobyabwenge, ese rubibinyweshwa n'abandi? Okay, njyewe cyo nabivugaho as my opinion, uko mbyumva mu by'ukuri ntabwo mpamya ko ubwo rubyiruko ariko rwiha iyo biyobyabwenge. Aho ibyo biyobyabwenge biva he? Ko ari abashomeri, aya mafaranga avaye kugira ngo babone ibyo biyobyabwenge. Ahubwo mu by'ukuri abafite izo mind zo kutashobora kuvana urubyiruko mu bukene cyangwa se mu bushomeri, ahubwo rubashyira nk'amafaranga yo kubashyira muri ibyo biyobyabwenge. So ntabwo ushobora gufata umuntu ngo umuhe amafaranga 500 ngo umubwire ngo kora iki ngiki, cyangwa se ngo umuhe akazi kamuhema 50 ku kwezi, nurangiza ngo azajye muri ibyo biyobyabwenge kandi mu by'ukuri afite icyo ahugiyeho. So numuha 200 by'ako kanya bitari byo kugira byo kunywera ako kanya, azabura ate kuyanywa, azabura ate kwisanga muri ibyo biyobyabwenge. N'ubwo buryo rero ntacyo umukoreye kimuvana, nta n'intego umuhaye cyangwa se nta n'icyerekezo umuhaye, ahubwo umuhaye amafaranga mu buryo runaka yo kumwangiza gusa.
so umva leta ahubwo ikiye guhugura abo babyeyi bakuru bashuka abana babo basuka amafaranga. Sa Giovanni urakoze rero ku nama utuhaye n'ikiganiro cyiza tugiranye kandi wakoze no kwitabira. Imana iguha umugisha, ubutani tugukenera tuzakubone, sibyo? Sawa, murakoze cyane. Natwe mwadusanga kuri Giovanni TV show mu buryo twarushaho gusangira ibitekerezo gutyo. Sawa sawa.